Uwiteka Mana iri mu ijuru, Imana y'amahoro, byiringiro by'umugisha, gihome kidukingira iteka. Uri Imana ihagararira ijambo ryayo kandi ukarishyiraho gikurikirana. Amen. Uri Imana iri mu ijuru ikitegereza no mu isi. Uri Imana yaremye byose unabibeshaho, kandi mu byaremwe nawe nta na kimwe wahaye agaciro nk'umwana w'umuntu. Ngiye rero gutanga iyi message wampaye kumenyesha abantu, uyishyigikire igende mu mitima y'abagiye kuyumva, kandi nukura ubugingo ibahindure, keretse umwana wo kurimbuka. Wo kurimbuka nyine ni wo kurimbuka, ariko abubugingo ubarinde amatwi ari mu rupfu, ubarinde kwinangira imitima. Yes. Bafata icyemezo cyo kwiga ku mushinga wo gukiranuka. Ngaho bana natwe udutera inkunga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndumva ashaka kubanza kuririmbira Imana. Ndaririmba igitero yenda kimwe na rufure cyangwa se uko umwuka nyobora. Yesu avukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane, nguko yaje anshaka, nguko yaje anshaka, nguko yaje anshaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane, nguko yaje anshaka. Yesu yancunguriye ku giti, kandi abohora umutima wanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Yesu ntahwema gukiza abantu, itugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara, 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 ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara. Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane misi yose, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Amen. Amen. Umwuka wera w'Imana rero nuko anyoboye kuyiririmba. Iki gitero rero ngazaza ntazatinda cyangwa se iyi rufure iri mukuri. Abantu bajya bavuga batari ku wundi ko bahereye kera bavuga ngo Yesu azaza, Yesu azaza. Bamwe bati twavutse bavuga ko azaza, abandi bati n'abatubanjirije barinze bapfa babizi ko azaza. None ibi bintu ni ibyo kwitonderwa. By'ukuri Yesu azaza ntazatinda. Amen. Amen. Wabyumva utabyumva, wabishaka utabishaka, wabishyigikira utabishyigikira, ndagira ngo nkumenyeshe ngo igihe gisigaye nicyo gito cyane kurenza igihe twari tumaze dutegereje kugaruka kwa Yesu. Amen. Mfite byinshi nshingiraho. Bimwe mu byasize asezeranyije abigishwa bizabanziriza kugaruka kwe, byaragaragaye, twarabisohoyemo ndetse biri no gukabya. Uyu munsi rero nkaba mbazaniye ubutumwa nahawe ku itariki 23 z'ukwa gatatu 2021. Urumva ni vuba. 23 z'ukwa gatatu 2021 ni vuba. Iyo ngiye gutanga ubutumwa rero menyesha abantu uko bwaje kugira ngo babyumve neza. Yego. Kandi ngerageza gukoresha ukuri kugira ngo n'umuntu nkurikiye aze kuvumbura uko kuri. None
noneho mbere y'iyi tariki 23 hari umuntu wari wanyoherereje akavidewo ni ak'abagabo bari bashyingiwe ari babiri. Numvaga basobanura ko ngo ari abashumba, bavuga ngo ni abakozi b'Imana, kuko numvaga bakina bihamya ngo ni abakozi b'Imana, ngo babashumba, ngo bashyingiranywe, umwe yitwa umugabo undi umugore. Ni ibintu rero, iyo ibintu nk'ibi byashyizwe ku rubuga ntago biba bikiri mu ibanga, biba byashyizwe ku mugaragaro. Nabonye iyo videwo intera agahinda kenshi cyane, ntangira kuririra Imana nyibwira ntariko Mana, aba bantu kuko nk'abo bantu bashyingirwa, abatanze ayo makuru bavuze ko abantu bababajije ngo kuki bafashe icyemezo cyo gushyingiranwa, umwe akaba ari umugabo n'undi ari umugabo, bakaba noneho umwe agiye kwitwa umugore undi akitwa umugabo. Mu kwisobanura kwabo icyambabaje ni igisobanuro batanze, ngo baravuze ngo uko niko Imana iba yabaremye, umuntu ngo nuko aba yibonye niko aba yavutse ngo akisanga atyo. Noneho jyewe nagize ishyaka ryo gusenga Imana nyibaza ibi bintu. Haleluya, amina. kuko Imana dufite amasezerano, yaravuze ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka nimwizera nzakibakorera. Nanjye numvaga nshaka kumenya ibi bintu ni ibiki, ibi bintu ni igiki kibiri inyuma, ko twajyaga twumva batinganye, tukabumva mu byihebe, tukabumva mu bantu ahari badafite no mu mutwe, bamwe niko twibwiraga tuti bari abantu koko wasanga hari n'ikintu kiba kibura mu mutwe. None bigeze kubitwa abakozi b'Imana, bigeze mu bapasitori n'abashumba, nabo bagiye kujya bashyingiranwa mu masengero. Abashyingiraga abagabo n'abagore akavuga ati Imana yaremye umugabo, ibona si byiza ko umugabo akwiriye kuba wenyine, irangije iravuga iti reka muremere umufasha umukwiriye. Irangije ibyitegereje ibona umufasha w'umugabo akwiriye kwitwa umugore, umugabo imukuramo urubavu. Haleluya. Irangije iremamo umugore aza afite igitsina gore. Haleluya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana, ni uko umugabo wese akwiriye kugira uwe mugore. Ntabwo umugabo akwiriye kubana n'undi mugabo, agomba kugira uwe mugore. Narindi kubaza Imana ngo ibi bintu ni ibiki cyangwa ni igiki kibyihishe inyuma. Nsenga Imana ndira cyane nyibaza amashira kinyoma y'ibyo bintu. Ndangije nari nafashe amasengesho, nyasoje mfata ibiryo ndirira, ndetse bubabura nije, n'ubundi dusenga Imana turaryama. Ngeze mu gicuku cya nijoro sinziriye. Haleluya. Ntago Imana yatinze kuvugana nanjye, ahubwo icyantangaje ni uko jyewe nishakiraga ko ari gisobanurira, birangira ahubwo ije ihita inuma no ku itorero rusange no ku bantu ku rwego rw'isi yose. Ubwo rero iyerekwa yanshishije imbere iryo joro niryo shaka kubasobanurira. Muri iryo joro ryo ku itariki 23 z'ukwa gatatu 2021 nabonye iyerekwa, nabonye itsinda ry'abantu benshi bameze nk'abari mu nama. Nabonaga bari guhana ibitekerezo ku kigendanye n'ubutinganyi. Numvaga bavuga ngo kuko umubare w'abantu benshi wemera Imana kiriho, bakemera Imana nk'aho yabaremye kandi itariho, kandi Imana itariho, nimureke bamwe muri twe bigire nkabo akanya gato. Ndabisubiramo, aka kantu ndagasubiramo. Numvise bavuga ngo kuko umubare munini w'abantu bemera ko Imana iriho bakayemera nk'iyabaremye kandi itariho. Ako kantu ndumva kumvikana. Barimo baganira ngo umubare munini w'abantu ngo bemera Imana nk'iriho, ngo bakemera ko Imana yanabaremye kandi itariho. Barabwirana ngo nimureke bamwe muri twe bihindure nkabo, bamere nkabo akanya gato
tubanze tubumvishe ko nta muntu wahindura umuntu kw'Imana itamuremye ngo bishoboke. Tumenyesha abantu ko iyaturemye itwemera kuko ariyo yadushyizemo uwo mutima. Nuko iyo nama numvaga imeze. Akantu nzajya ngasubiramo kabiri kugira ngo mubyumve. Ndagasubiramo akanako. Numvaga bavuga ngo tubanze tubumvishe ko nta wahindura umuntu kw'Imana itamuremye ngo bishoboke. Tumenyesha abantu ko iyaturemye itwemera kuko ariyo yadushyizemo uwo mutima. Ku bantu munkurikiye rero urumva aka kari akanama barimo, bo ubwabo bari babiziranyeho yuko ngo nta Mana iriho, ariko barangije baravuga ngo kugira ngo babyumvishe abantu ngo reka babanze bamere nk'abo gato iyo Mana bayemere, iyo Mana abantu bizeye, ngo none nibamara kubereka ko bayemera ngo bajye babwira abantu ko iyo Mana ariko yabaremye. Noneho ngo bakisanga bafite umutima nk'uwo bafite ubwo ngubwo. Noneho ndakomeza mbabwira iyo nama ibitekerezo barimo batangamo. Bakomeje bavuga ngo tubabwire ko umuremyi atarwanya ikintu yiremeye abizi kandi abishaka. Tubamenyeshe ko atari ibyahishuwe ahubwo tuti nagashya twahishuriwe n'Imana. Aka nako ndagasubiramo cyangwa iri jambo naryo ndarisubiramo. Mu kuganira kw'iri tsinda habonetsemo umuntu numva arababwiye ngo tubabwire ko umuremyi reka ngasubiremo neza, tubabwire ko umuremyi atarwanya ikintu yiremeye abizi kandi abishaka. Tubamenyeshe ko atari ibyahishuwe, iri jambo riri kumvikana, tubamenyeshe ko atari ibyahishuwe ahubwo tuti nagashya twahishuriwe n'Imana. Turakomeje. Nyitegereza ibyo ndi kubabwira iyerekwa nabonye. Nyitegereza ibyo nahise mbona inkoni y'icyuma ihambiriyeho umuriro waka ntuzime, kandi nkabona yiterura ikikubita hasi ikisararanga nk'ifite umujinya igasubira hejuru. Ndongera mbisubiremo, turacyari mu iyerekwa. Nyerekwa ibyo nabonye, nyitegereza ibyo nahise mbona inkoni. Yari inkoni mbona isa n'inkoni y'icyuma. Iyo nkoni yari ihambiriyeho umuriro waka ntuzime. Uwo muriro warakaga ntuzime, kandi nkabona iyo nkoni yiterura ikikubita hasi ikisararanga nk'ifite umujinya igasubira hejuru. Ndakomeza ndabireba, kandi iyo nkoni ngo yashakaga ryatsinda iyo nkoni ngo yashakaga iryo tsinda n'abaterankunga baryo. Niko iyo nkoni yavugaga. Iyo nkoni niyo yabivugaga, nkumva ifite ijwi nk'iry'umuntu. Ndabisubiramo, kandi iyo nkoni ngo yashakaga iryo tsinda n'abaterankunga baryo. Niko iyo nkoni numvaga ivuga, kandi yari ifite ijwi nk'iry'umuntu. Nyuma nyitegereza ibyo numvise ushyira Bibiliya mu ntoki zanjye.
ndagasubiramo. Nyuma nyitegereza ibyo numvise usa n'umuntu ashyira Bibiliya mu ntoki zanjye, mu ntoki. Iyo Bibiliya yari iriho urupapuro, urwo rupapuro rwari ruri hejuru ya Bibiliya. Uwo yampereje Bibiliya gutya ndebye mbona hejuru yarambitseho urupapuro. Urwo rupapuro rwari rwanditseho amagambo aboneka muri Bibiliya. Ndabwirwa ngo genda ubwire abo bagome bari kugomera Imana uti suko nabaremye, nuko mwigize ibyigomeke nkabareka mbarindirije umujinya wanjye. Ndagasubiramo aka kantu kugira ngo mukumve, mbone gusoma ayo masomo yari ari kuri ako gapapuro. Ndabanza ngasubiremo aka kantu. Nyerekwa ibyo ndabwirwa ngo genda ubwire abo bagome bari kugomera Imana yabaremye uti suko nabaremye, nuko mwigize ibyigomeke nkabareka mbarindirije umujinya wanjye. Noneho ndagira ngo dusome ayo masomo nahawe kuri urwo rupapuro rwari ruri hejuru ya Bibiliya. Ndagira ngo mbibasobanure. Naherejwe Bibiliya yari ifunze, ntabwo yari ifunguye, ahubwo hejuru ya Bibiliya hari hariho urupapuro. Noneho wampereje Bibiliya yampanye n'urwo rupapuro. Nitegereje kuri urwo rupapuro, nyuma y'iki kiganiro nabonye mwiyerekwa, amasomo yari ariho. Tugiye kwinginga mwene data turi kumwe muri iri teraniro adufashe adusomere yose ayakurikiranye uko Imana yari yayashoreranyije. Ndashaka ko nawe ariko ayakurikiranya. Isomo rya mbere nabonye kuri ako gapapuro, nari nabonye handitse ngo Abaroma igice cya mbere 18 kugeza 19. Igitabo cy'Abaroma igice ni icya mbere umurongo wa 18 kugeza 19. Adusomere. Reka dusome Abaroma 1:18 kugeza 19. Aravuga ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana, umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa. Reka nsubiremo, umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose, bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge. Wagejeje 19. Yego, 19. Ndagufasha nanjye mbisubiremo kugira ngo byumvikane, burya biryoha bisubiwemo. Igitabo cy'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza 19. Mwene data Imana imuhe umugisha. Nanjye reka nsome. Haranditse ngo ubuhenebere butewe no kwimura Imana, umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa kw'abantu byose, bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge. Tugarutse kuri rya yerekwa, uri kumvira ijambo Imana yashyizeho rije rihura n'ibi bintu yari yabanje kumbwira. Bo ngo bari gufata ubuyobe bwabo bagashaka kubutwikiriza ukuri kw'Imana. Umuntu niyoshywa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko yoshywa n'ibibi, cyangwa ngo nayo igira umuntu igira ite ibyohesha. Noneho reka dusome umurongo wa 14 wumve. Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka,
nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara iki yemwe? Urupfu. Ayo magambo muri kuyumva bene da? Abantu bari gukora ibyaha barangiza bagashaka kubyitirira Imana ngo niko yabaremye. Hano Imana irabihakanye yemwe batinganyi, irabahakaniye. Ntabwo ngari uko yabaremye. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo yo irema umuntu yamuremye neza, irema umuntu ari seriye, irema umuntu imuremye mu ishusho yayo. Noneho umwana w'umuntu ageze ku isi, iby'isi bimushutse, iby'isi bimukuriye, yoshywa nabyo arabirarikira. Noneho irari riramuhindura, irari ngo ryarakuze, rimaze gukura riratwita, rimaze gutwita ribyara icyaha cy'ubutinganyi. Kuko aka kanya niryo jambo turi kumwe. Ubwo rero ijambo ry'Imana ryihakanya aba bantu. Nimukora ibyaha by'ubutinganyi yemwe batinganyi, mujye muvuga ngo ni shitani yatwoheje, ntabwo ari Imana yatwoheje. Kuko iravuze ngo umuntu niyoshywa gukora ibibi ntakavuge ngo ni Imana yabinyoheje. Imana irabahakaniye. Mujye mukora ubuyobe bwanyu, ariko ntimugatambikemo ijambo Imana ngo ni uko mwaremwe, ngo umuntu wamuhindura ngo uko yaremwe se. Ntabwo ari uko yabaremye, ni kamere y'ibyaha yabahinduye, ni kamere y'ibyaha yabahinduye. Iyi si niyo yabahumanyije. Mwemere ko muri abakozi ba Satani, ariko ntimwiyitirire ngo ni uko Imana yabiremye ngo nayo ngizi ko ntako mwabigenza ngo niwo mutima yabahaye. Ntabwo ari wo mutima yabahaye. Satani niyo yabashutse, murangije murashukika, muremera, muhitamo kumukurikira. Nta kindi Satani ashinzwe rero ni ukurwanya Imana. Iby'Imana yagiye ivuga wagamije kubivuguruza. Nimba Imana yaravuze ngo umugabo agire uwe mugore, igitsina gabo gihure n'igitsina gore, Satani niwe ubazanira inama mbi, akababwira ati iyi Mana tuyivuguruze. Nimba yari yavuze ngo umugabo ku mugore, twe tuvuge ngo umugabo ku wundi mugabo, umugore ku wundi mugore, maze iyi Mana